Vera ko ati uyu muswera wa nyina ishyiramo ibiboro ubizane wowe ukaba uzimuje gusangira n'inshuti yawe kandi umuswera aragutumiye kugira ngo akuroge kugira ngo uhitane. Niyo mpamvu nk'ejo bundi ari kumwe na manager wa Bwiza witwa Claude ndi kumwe kwa Gasuku n'ibikibaza nzagwa nabwo ni Claude sinkuzi umurwagwa ntukamwe ibintu bifunguye mu inzoga wifunguriye cyangwa fanta wifunguriye kandi namwe niyo nama mbagiriye mwese muri hano ntihakagira umuntu bro urwagwa warwigurira ibi biryo wabyigurira ntihakagira umuntu ugushukisha utuntu tujyana n'ibintu bijya mu nda icyawe ko abagome bari hano ni benshi. Mujya mwibuka muri umuna w'uyu mutipe witwa Nupuja witwa Kinyoni yishwe n'inshuti ziwe iyo ukurikirana usanga yarishwe n'inshuti ziwe baramuteza ibiryo. Rero inda ntizatume twiyahura kubera ibiryo bro ngo inzoga wigurira no Brena babaranshimire Godfather witandukanyije n'iki gikundi no Brena yeah ari ibintu kejo nabavuze sibyo yewe it's the first time mushake muri coding muroga bajya kumurogora twari turi kumwe kandi amuroga ntabwo ari n'undi arahari ntabwo ari ndadanje ndamuzi ko barabitubwiye so ikintu cyitwa amarozi yo muri showbiz ni ari aho no kumurogora ntabwo nshaka kuvuga amazina kugira ngo nagira umuntu oya nayavuze Patiko nayavuze ko twagiye Gisenyi wowe na Asa mumerekeza njya kwivuza Gisenyi nabivuze byose na mama ura mupeti namuvuze ko akwiye niyo respect kuko man ahubwo n'undi muntu wazaroga azamenye ko mama wa DSM J Love ari umuntu uvura nge yaramvuye natangiye gutoragura amashashi Nyabugogo. Patiko pe murabyibuka mwaramerekeje na Asa muranjyana sha man ndabakunda nanjye nihagira ubona nanjye wabona ndi next sha uwo mama mume nimero ze reka twumve Patiko ihangane kejo ihangane ndaho reka Patiko no sinzongera kurya mu gasozi pe igifungiye kukibana pe this Patiko urumva twari kumwe ndamuherekeza birakunda anatubwira naho byaturutse ndewe no ntabwo nshaka kuvuga oya uwo muhanzi warandoze ntumuvuge ariko mu magambo makeya buriya yewe ntabwo njya nkunda umuntu ushaka gusebya umuntu kubera ko afite inyungu ariko icyo nkunda nishimira ko kano kanya bamenye ukuri kw'ibintu. Mu myaka ishize umuntu yavugaga ibintu akabica ku ruhande cyangwa se akajya avuga ati kanda kajyagize gutya gusa ikintu cyose ndashaka kugufungisha cyangwa nkikuteranye n'igihugu wavuga kandi ukavugisha ukuri. Maybe hari abadukurikira hari abatubona abatwumva cyangwa se n'ubu bari hano bari kutwumva mu by'ukuri ibintu byose hari abajya babisimbuka ariko igihe kirageze ngo banamenye ukuri kw'ibintu byabyo. Niyo mpamvu benshi uvuze nabi batamutera hejuru ngo dufate yavuga akantu gato ngo bari mwanzi wa kanaka ngo ari timu kanaka. The team ntago ari byo ahubwo no kumenya ngo avugisha ukuri kw'ibintu azi afite amakuru cyangwa se kejo afite amakuru arayavuze akahita aba umwanzi wa kanaka undi akatashaka kubyuriraho views kuri YouTube cyangwa se kuri byose. Ntabwo dushobora kwemera ko nk'ababeshyi twese tuzi byose. Hari abarya ruswa abarya giti hari abakora ibintu byiza bakabikorera umuhanzi cyangwa se babishyuye ariko ko umugati wese nawe kubuza nka Patikope ushobora kubuza umugati wa kanaka kugira ngo ariko kubona umugati wiwe ariko ntabwo nzishimira umuntu n'umwe uzabuza umugenzi we umugati awubonera. Ni akantu kabaye kuri Twitter
hari umuntu witwa ngo Muzande, hari umutipe bajya bavuga izina rye ninarivuga ntabwo ndaba musebeje, ngo ni umukobwa Gaël, ngo avuga ngo imikino, ngo ni umunyamakuru w'imikino kuri radiyo Rwanda. turamubona Babyumvise, mbona bamuserereza nyine, baba bari kuvuga, abantu bose bari kumuvuga hari. Nawe ufite boss wawe ntabwo muvuga nawe, nanjye mfite boss wanjye ari gufata amimba neza, kubera iki se navuga nawe? Buri wese avuga nyine umuntu wese bitewe n'amafaranga yamuhaye cyangwa se yamwishyuye. Hari ibintu rero bitiranya ushaka kugoreka ibintu, ugashaka kuvuga ngo kanaka ngo yabonye amafaranga, none kuki mutavuze ibi ngibi? No guys, nabi postinze uyu munsi kuri Twitter ndavuga ngo abenshi Godfather cyangwa se Kejon cyangwa se No Brainer, umuntu ntabwo agukunda, ahubwo akuvugisha bitewe n'icyo agukeneyeho. That is it. yewe Patiko, urakoze cyane my brother, thank you so much. Umaze igihe kirekire muri iyi industry, wakoze byinshi wowe na Kejon muri utwasanzwe, thank you so much. Ariko ngiye nuko kumva uri kuvugana wa mugani wa Nobrena wabaye netre, wagumye hagati, which is good. Puis yeah, Nobre, ubwo ngubwo nyine abahanga baraza badafite ubwenge bukeya umuntu nkanjye baraza kugira icyo batoramo. nyine ugakubita umutwe ukakubita mu mpande nyine ukagira, ariko man bana batipe nyine ndabemera, turakorana Pascal pe turanakorana, is my colleague na Kejon tuba turi kumwe 5 to 5. Ntago ari abantu bapfa kuganira bino bintu baba baje bakavuga gutya. Ibaze ko imyaka yose mba ngendanye n'aba batipe, ashaka kumbwira ibintu bimwe ariko ibindi ntabimbwira, ariko nk'ukuntu baba baje hano bakaganira, namwe ni gake uranamuhamagara ubundi ukamubwira ngo ntago yaza. Ni gake cyane ati kope cyangwa Kejon ashobora kuza akakuganiriza, kuko babonye ibintu byinshi, ni nka bafite ibintu byinshi nyine bazi kandi bazi abantu benshi. Muganiriye ni nk'igitabo ni nk'igitabo, Nobre, ibintu byinshi. hano hari umutipe mbere yuko hano dufite umutipe nawe afite ikintu ashaka kuvuga kandi ntekereza ko afite ubuhamya nawe. Ya Thierry Buryo Yes. No Brainer Thierry na Godfather, salama. salam. Sasa je ibintu bya showbiz na entertainment sinkunda kubijyamo cyane, mba mbona ibintu bindenze, ni drama iteye ubwoba, ariko maze igihe ndi kumva ibintu murimo ndavuga reka nabitekereza, ndavuga ariko why not ntange mvuge ikintu nzi numvise. Jewe muri 2012 muri za 2012 kwanza mbanze nsuhuze abantu bitwa ba Kejon, abantu b'abasaza numvise kuva kera. Maybe nababoneye kubabaza umuhanzi witwa Izo, ntimumuzi mwebwe ba kera? Muramuzi? turamuzi, warembye inkweto zanjye wa Beking Riderman. Yego, buriya mupeti ni mukuze wanje, igihe yatandukanye na Riderman. Okay, nanjye nkiri ku myaka yo gukunda kumva imiziki cyane, numvaga nishimiye kuntu ari kuzamuka, ndamuganiriza ndamubwira se byagenda bite gukomeze kariyeri yawe kubikunda. Arambwira kandi ndavuga reka musupport nguko mbishoboye, nubwo ntasobanukiwe neza iyo industry aho yari igeze mu Rwanda. Nari maze igihe ntari mu Rwanda, hashira igihe ararwara, ambwira yuko yarwaye, tuza kuzabimenya dutinze kuko tutamenya ahantu yagiye. Noneho tuza kumva yuko ngo yarozwe, arabinyibwirira. Ariko jewe ndi umuntu utemera ibintu just facilement gutyo, uvuga se warogerwa iki, umuntu yakurogera iki, upiki n'umuntu ko niye mpamvu umuntu yakuroga, urumva sinamwizera. Ariko mugira inama yuko basi yareka kuririmba, maybe akajya kwiga gukora production, kuko nabyo yabikundaga. Twiga kuntu twamushakira equipment n'ibiki byose muri famille, turebe kuntu yakomeza muri iyo industry.
ariko biranga pe arananirwa, tubona atangiye kugira stress. Abantu bamugira inama yo kubivamo burundu. Muzi yuko yakomeje ubuzima bwe arishakira, nubwo ari kumvuga adahari ariko nuko bwije, ariko nzamupropose nk'ejo maybe azivugira story ye, abivamo burundu, agenda ashaka arubaka, turabyishimira. So ni juste kugira ngo nongereho igitekerezo cy'uko ibi bintu muri kuvuga si uyu munsi ngewe mbyumvise, kandi niba atari uyu munsi mbyumvise ni kuvuga ngo si uyu munsi bitangiye. Ubwo urukumva ko n'abantu ba kera nka ba John mubizi. So ni ibintu biriho, ahubwo byahagarara gute? Nkamwe ba John ba kera, nkamwe bubikigiye abantu brain, niki mukora kugira ngo muhagarike ibintu kuko kubivuga gutyo bikomeza bisa nkaho ari drama, nkuko nanjye imyaka 10 ishize nabyumvise nkagira ngo ni drama, n'abantu bari hano bashaka kugira ngo ni drama. Ejo hari abantu barenze 2,000 kuri platform bumva stories ziri related kuri iki. Uyu munsi hari abantu 800 700 ariko turagutangaza yuko 90% bashobora kuba batabazi yuko ari drama gusa z'abahanzi cyangwa z'urubyiruko, ariko ntago ari drama. Niba byarabaye 2012 indirimbo zisa nkazanyuma, uyu mwana yambwiye ngo mufashemo n'iriya yitwa Urugendo, nyuma y'iriya Inkweto Zanjye yakoze iriya y'Urugendo, aririmbamo ubu izi story yose muri kuvuga, ariko nta muntu n'umwe yigeze yumva muri iyo ndirimbo yiko hari message yatangaje. So how can we stop this? Ntago muzabistopinga muririmba, ntago muzabistopinga mubisakuzano, muzabistopinga ariko muyorganizinze, mufasha aba seniors, aba seniorities muri mwebwe, mukabiganiraho bikava mu bintu by'amazimwe n'amatiku, bikaba ari ibintu bijya muri archive izwi, inzego zikabijyamo, mugakemura ikibazo. Pati ngize amahirwe mbonye umuntu witwa Dadu Maximo azamutse hano hejuru. Uyu Dadu Maximo abantu bashobora kuba batamuzi Nobrena wenda checking network yawe. Wait a second. Nobrena. Wetse gato mvuge. Bashobora kubona abantu benshi babona Dadu Kuva Maximo hano kuri social media. Nobrena. Godfather, wetse mvuge gatoya bitewe Wese kuva na kumubwira comment ara checking network ye man. Okay, Nobrena. commuting. Nobrena. Agiye kudutubishanga. Ngaho vuga Kejo. Space niva muragenda. Ibintu navugaga mbonye amahirwe mbonye Dadu Maximo azamutse hano. Uyu Dadu Maximo muzi ndimo za King James za kera murazibuka. Video za kera yahereyeho harimo za mbere yabo gato n'indi mbere yaho gato ya ndimbo man yakorerwa kwa Dadu Maximo, na twakora indirimbo kwa Dream Boys, ariwe wambitse Dream Boys. Dadu Maximo ingegera ziza kugira ngo zimurwanye ahunga igihugu, bino yago afite none muri kwa ngo yahaguze igihugu. Dadu Maximo yahuze igihugu bro, dore nguyu Dadu Maximo ngo yahunze igihugu nawe kubera ingegera za showbiz. Batangiye ngo Dadu Maximo ngo n'umutinganyi ngo yashatse gufata abana ku ngufu, ngo bamutera ipasi baramutwi. Ibyo biboro byose biza gutuma umuntu nk'uyu twafite agaciro muri showbiz yacu ahunga igihugu.